kuko nawe ntago ari nanjye mba numva ntagusenyera kuko wemeye gutanga moto rwose ari uko utanyanze ariko reka nkubwire papa ke nanjye nguhaye icyizere ibi bintu ugenda ubishakira umuti nanjye ndabishakira umuti ariko ubundi kuba mpaye imiti igira umugabo ikigoryi ubundi kuki ntayimuha haburiki nkomeze ngitindikire mu nzu none ngagiye kubwira mama Keza umva reka ngire courage ahubwo ataragira icyo avuga none se rero reka mbabwire nyine nanjye nyine reka twigere none se muretse nyine mbabwire ariko nta kibazo muramuke ubusa ni muramuke cyane wirinde na kimwe ugomba kwibuka ari byo ugomba kwibuka ukibagirwa umugore wawe ukibagirwa umwana wawe korode mwibagirwa umugore wawe ujya ukunda Beni urakoze bimuke muri karitsiye ngo nimuke muri karitsiye vuga ngo ubu tuvugana aha ni iwanjye umse neza ariko aha ni iwanjye ibirimo muri inzu ni ibyanjye iyi nzu ni iyanjye uko wabona hose niba wose uri mama ni mama nyoko se niki akubwo nukomeza kunzana k'umuntu ndakohereza aho niko ashaka kujya ari wowe ari nawe mwamvire mu nzu adutakuvira mu nzu gute ubundi papa aha si iwanyu genda iso uri papa genda iso uri se mama nta na rimwe ntuzongere ntabwo ndi so sasa ya umwite mwamvire mu nzu tuvugane sawa aba papa reba niba mugore niba ari Beni itari ari uri mubi uzi ko umugore yapfuye kera none se rero reka mbabwire nyine nanjye nyine reka twigere none se muretse nyine mbabwire ariko nta kibazo muramuke ubusa ni muramuke cyane wirinde ya ni muramuke aho muramuke nyine reka nihute muramuke wirinde muramuke ndaje mufite agafunguzo nk'abaheri shamukama urakoze kumpa karibu ariko mfite amakuru asekeje mwe na papa Keza tumajije guhura ndamwibwira nyine mubwira ko ndi inshuti yawe ari nyine anyereka yuko nta gahunda mwigeze mugirana nta niyo nyine mwigeze sinzi ukuntu nabikubwira ariko njyewe uransetse nese ubundi papa Keza yakugaragara iki nta kintu na kimwe yuko nanjye namweretse ko nta kintu nzi cyane kubera akazi ko uziranye n'umugore we buriya nyine ahubwo nayo wahatambutse gitware ko utamweretse ko nyine hari ikintu uzi namweretse ko nyine nta kintu nzi anyereka ko atanazi n'aho uba nyine nta na gahunda mwigeze mugirana ariko jari mba mubwire buriya mu nama zose ungiye njya nkufata nk'inshuti nyanshuti kubera iki reka mubwire rero uzi buriya bintu twigeze kuganira iby'uriya mugabo byo kumugira hariya hantu uriya mu bantu nagiyeyo ngaho rero ngaho amakuru ibintu barabiguhaye barabimpaye ndaranabimuhaye ahubwo ikibabaje yabaye zenge nta kibasha kuvuga ngo agiye gukora reka da yirirwa aho ngaho ariko nanjye reka nkubwire pe yarangejeje ahantu habi umva nkubwire kuba narabikoze ntago nicuza ahubwo byarananshimishije ubu yabaye ikigoryi nta kigukubita nta kinywa n'inzoga n'inzoga azikuye heza umva nkubwire ntabwo reka nkubwire Jolie papa Keza ubuzima bwose abayemo ninjye wamushyizemo papa Keza yemeye kugurisha moto ntabwo ari uko yaranyanze kandi ikindi kugira ngo nanjye mbwe ngo ngiye kujyana ngo umwana musenyere mutane n'umugore we bari bibaniye neza umugore yatangiye no kujya ashakisha Jolie ntago nabikora ahubwo reka nkubwire reka uyu mugabo mugireze zenge nishaka njye mucira ishuro yicaye
ariko ni ko yicaga yicaye ngaho yirwa nagukubita si uko se umva nkubwire ubu tuvugane azajya akora buri kimwe cyakora nanjye nzajya muhahira kandi ikintu na karagataro ntabwo nzongera kubacurura sha nyine Jolie nuko bimeze ubu ngubu gahunda nanone mfite ngiye kwimuka mva ahangaha ni ukuvuga ngo uyu mugabo kuba yarabaye uku nguku namugize ni nkaho njye nagize amahirwe wumve ko yari asigaranye 300 nabiguyeho. wow none se niyo mpamvu ugiye kumujyana none se ntabwo namusiga none se nta kinkubita uzi ukuntu asigaye ankunda yego umva ndicira hano ikubita urumva asigaye ankunda umva n'amakariso yanjye arayafura mukabana naho ngo barari ariko wimbira ngo nararengeje ubu nibagiwe angaragura hangaha ninda umwana wanjye akikoroga mu nda ngo nararengereje nabanze yumve nyina nabona bimurenza azaje kuvuza umuhungu ariko amugani mukama ibyo byo ndabishimiye ngo uriya mugabo yarambangamiye 100%. nanjye ntabwo namuhereza hejuru y'ikizi nabanza abanyogereza ibyo ngo nanjye nzakora cyakora nzamugaburira cyanyerekeye ariko ibyo cyangwa ari gukoropa birasekeye n'umwana wanjye yituwa Papa Keza azajya mubinda muranje kamuha n'igituma muhanagura umva nanjye ngiye nose mukama kuri kuvuga ngo ntabwo uzongera gucuruza agataro Elia umugize gutyo n'ubundi nta kintu yaguhaga ubundi ubwo uzatungwa n'iki ngo nzatungwa n'iki umva nkubwire Elia ntago ari wa mugabo ugifite ubwenge niyo yambura n'umugabo hano dusohotse mu yaza akamfata ku rutugu ati sheri mugore wanjye nkunda mukamana urumva buri kimwe akagikora umva turi no mu nzu yanadufungirana akadufungira ariko icyo cyo ngambiriye gusa ayo mafaranga nzashakamo inzu ya makeya nyine hanyuma nyine wenda ncuruzemo ariko ntiwe nikoreye agataro Pakeza nyine azanagaruka kandi azajya mpana no ku mafaranga gusa nizere ko nawe wenda akazi yagatangiye uze Papa Keza ngiye nawe yari n'umunebwe Papa Keza ubona akunda gukora uriya mugabo yabaye Papa Keza ikintu namubonye ntago bindeba ndamuheke moto niyo yari imugize Papa Keza abona n'ubufura atabushobora n'umunebwe ibyo ntago bindeba ndamuhekera we nzajya cyakora ikizu ugize ni uko ubona utwo duhumbi nawe undi Papa Keza ntuzamwitege sha gahunda niyo nyine icyakora nzaza kugunza nzaguhamagara uzambwire nyahantu hanze rwose n'ahantu heza ubwo se urumva nagenda nakubwira mukama nanjye ndasharamye rero reka ngende hari n'ahantu nabona unasharamye cyakora umva nibagiye wambaye neza urakoze mukama reka ngende natize rero ngaho genda shabaye umva nungutse inshuti nziza Jolie uri umwana mwiza ashobora kuba yarasaze uriya muhungu atari gusa kuko ntabwo mbyumva aravuga ibintu biterekeranye zamuka tugende rwose igihe ubwoba buranyishe sinzi ikintu ndi bukore none se Elia ko atigeze anywa itabi ngo nibyo ryamwishe ni igiki cyamwishe kuko buriya gituma avuga ngo jewe ngo agiye gutekera Mama Keza ngo agiye kumvisha ibintu avuga kuko uretse mukamana none afite iki ko umusore ashobora kuba yiyahuje ibiyobyabwenge kamaze iminsi amwe bimogi cyangwa kamaze iminsi asinda nibyo ku buryo twibagirwa gusa rimwe aravuga ngo mukamana aramutumye ngo yakererewe ngo ni mu gitondo kandi kanya ngo muramuke kandi reka nkubwire rwose Elia afite ikibazo kitanamworohe niyo ukuntu ubibonye yose byatuma atuma utwe kuriya wowe ariko nanone simbyumva ukuntu yaba ku buryo ibibazo wahuye nabyo ukabura moto bakakuniga kutigeze utuma utwe nka biriya iri ku murongo akavugishwa kuri amagambo Elia yavuze duhagaranye hariya bimberaga mu muntu wabura genda umwe musengera turabona afite na gahunda ahubwo yo gusenga urabona n'agacarimo akazi mukamana impamvu naguhamagaye ahangaha niyihe se y'imbere vuba vuba ndabona n'imvura igiye kugwa yihangana hano nabonye ari heza hano turahaganira kandi ibyo tuganira nta muntu utwumviriza nta n'uwabyumva rega nta n'ububyitayeho n'abantu batambuka babigendera ntabwo aho kuba ukebaguza uba wikora kandi ariko abantu ntubazi umuntu ashobora kutubona twicaye hano akatwikira akatwumviriza mbese mukama byari ikintu nibaza
mperutse kuba ndi kugenda na mama Keza mpura na Eliya mbona Eliya sinzi ibintu yikora avuga ibintu biterekanye bidahura ndibaza Eliya byagenze bite neza abonaga yikora ibiki ese Eliya narinzi ntabwo ari we nabonaga biza meze nk'umuntu nk'abandi banywa itabi ryinshi byaranyubiye ntabwo mbizi iyo umubaza se ntabwo mwari muri kumwe narabaje numva mbwira ibintu biterekeranye yaragusuhuje se ntimwongeye gufatana mu mashati mfatana mu mashati none ari muri ngo za pisi wangu nkibaza umuntu ngo sarama se ngo kimeze gute nkibaza umuntu nkibaza byagenze none se ibyo ntabwo mbizi papa ke ntabwo mbizi pe gusa ubwo wenda hari impamvu cyangwa wenda yari yasinze nta wamenya aya numvaga nta mufuke afite w'inzoga ntabwo yahumuraga nk'abapapa oya ntabwo yahumuraga nk'abapapa ko nabonye yitonze byagenze bite nyine yaritonze wenda iminsi yaramwigishije se ndabizi aya ntabwo mbyumva wajya guhora umbwira ngo aguteshe umutwe ngo aragusereza ngo abashaka kwirukana ko nabonye acishije makeya yaje kwishyira akenge ku gihe yaje kubona ko yenda mu by'ukuri arimo ahemuka bimeze bite ubwo se urimo urambaza gutyo kugira ngo ntakwaka amafaranga ngo wabonye ngo yaraciye bugufi ngo anyirukana ngo ibiki n'ibiki uragira ngo se utampa indezo ariko mukama nicyo si ikibazo ufite amafaranga rwose mukambura bizi kera ukiri wanjye utanatwara inda ntabwo nakwimaga amafaranga erega n'ubundi ugomba kuyashaka kuya n'ubundi rwose uretse ko nta kazi mfite mukama se nakwima amafaranga ariko ubundi uri gute uvuga ngo nta kazi ufite amaguru ufite amaboko ufite amaso urareba nturi ikimuga nta na hamwe nta n'ikibazo na kimwe ufite ni gute umugabo nkawe ufite imbaraga uvuga ngo nta kazi ufite uzi ko wajya no gukora ubukarani ariko umugore n'abana bakabaho akazi mukamana nkabona rimwe na rimwe iyo ndobye moto nkarara mu muhanda ese udatwaye moto ntabwo wakora akandi kazi kuki murera amaboko ariko kuyimbira nabi ndagiye gukora kandi kazi nzajya kuri uko bizi Kigali baracyubaka wimbwira ibyo ngibyo ngo baracyubaka gute baracyubaka nta hantu na hamwe bato baracyubaka ahubwo uri umunebwe papa ke umva nkubwire ubu wareraga Keza wenyine hateyemo n'undi hateramo mama Keza nanjye ubwanjye nteramo ubu tuvugana turi bane nawe wa gatanu ntabwo ugomba kujenjeka kora akazi n'ibyanga ujya no mu Misiri